Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe uhora kuri Elmo Pods. Ni iby'agaciro kuri wowe wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Nukuri turabigushimiye. Ngewe uri kumva nitwa Elmo Jean, abandi kumwe na mugenzi wanjye Mugisha Eri. So tukaba tugiye kugaruka rero kuri imwe muri sezo zabaye ibitangaza hirya no hino ku isi. Ni sezo ya 2003 2004. Ni sezo mu by'ukuri yabayemo ibintu byinshi bigiye bitangaje uri buze nawe kwiyumvira. Nagira ngo duhere ku kizwi cyane, hari terime ya The Invisibles idaherutse kuboneka muri Premier League, bisa nkaho ari naho yari yagaragaye yongera kuboneka umwaka ushize muri Bundesliga ubwo Bayer Leverkusen nayo yatwaraga igikombe idatsinzwe. Mugisha, nagira ngo duhere muri Premier League. Uyu mwaka byagenze bite mu by'ukuri? Uyu mwaka ubundi byatangiye amakipe menshi atsindwa, nta nubwo wanavuga ngo hari amahirwe yo kuba hari ikipe yaba invisible, kuko zose zatakaje ku mikino ibanza. Nta hantu Premier League iragera, ariko iyo urebye usanga amakipe amenshi amaze gutsindwa inshuro zirenze imwe. Iyo akaba ari sezo ubu ngubu turimo, bigaragara ko nta invisible izaboneka cyangwa se nta unbeaten tuzabona mu by'ukuri muri uyu mwaka. Reka rero tugiye muri sezo twavugaga ya 2003 2004. Premier League ho byari byifashe gute? Mbere yuko tujya 2003 2004 ndashaka kujya mbaze mvuge impamvu itandukaniro rya football ya kera football y'ubu ngubu. Ubundi abatoza bari bakomeye kera nk'abitwaga ba Sir Alex Ferguson, n'ubu ngubu bo barakubwiraga ngo ubundi kwataka bituma utsinda imikino, aho kudefanda, ubugeni bwo kudefanda butuma utwara ibikombe. So amakipe menshi y'iki gihe ikintu abashyizeho imbaraga cyane ni chaos, ni counter pressing, ni ukwataka, nta kindi. Niyo mpamvu biba bigoye kugira ikipe ibe yasoza sezo idatsinzwe match n'imwe. So ngiye kuri sezo ya 2003 2004, Arsenal itwara champion idatsinzwe. Icya mbere, Arsenal yari ifite umutoza wayo Arsene Wenger, nk'uko bari bafite ubugeni bwo kudefanda, bagashyura amanota cyangwa se bagacyura inota rimwe. Batsinze imikino 26, banganya imikino 12. Urumva gutsinda imikino 26, amakipe menshi ubu ngubu arabikora, ariko kugira ngo uzavuge ngo no kunganya imikino 12 wabikora, ariko kugira ngo byose bihuze uvuga ati ndasoza sezo ntatsinzwe match nimwe, nicyo kintu kigoye muri ibi ngibi. Ukiri aho ngaho, ni ekipe yari ifite defense, yari irimo uwitwa Cloture ndetse na Campbell. Uruhande rumwe runyuraho Kore, urundi ari Rorier. Ikintu nabivuga ubundi navuga ngo ntago ubundi wenda nabo barabanga cyane, ariko ikiba kirenze ntago ari uvuga nyine ngo ni ubushobozi, reka ahubwo ni uburyo bari compact, bakamenya ngo ndakuvura mugenzi wanjye, niba wenda ahari ndarikavaringa gute, wenda umwanya kugira ataba icyubona kimwe, ukamenya mbega ubugeni bwo kudefanda ni defense yose. Ntago ngo iyo bahagaze bitandukanye badahuje, na ikipe irabatsinda. Ni nk'uko twavuga nyine bari siri kubigenza muri no minsi. Icyambere ni ukuba mwese muhuje ibitekerezo, muvuga ati niba ari high defense ni high defense. So suko Arsenal itinjizwaga, yarinjizwaga kuko na match nyinshi yagiye yinjizwa, na suvuga ngo bari bafite clean sheet wenda zirenze wenda byatara, ariko byibuze ukamenya ngo niba watsinzwe wenda igitego, nawe wagombye gutsinda 2 cyangwa se nawe washyishye cyangwa se bagitsinze bari kwishyura. So kuyo nyine udatakaza. Icyo navuga bari compact. So iyi ekipe cyangwa iyi defense urabona ko
mu by'ukuri tugendeye kuri aya mazina n'ikintu yaje kuba akora muri kiriya gihe n'abadefanseri bumvikanaga birenze no kugira ngo umuzamu nka Rayman ni umwe mu bazamu bagaragazaga kominikasiyo cyane na defanse yiwe, byarushagaho koroshya akazi k'abadefanseri no kumva. Tugendeye gato ku byo wari uvuze bya defanse, uribuka Pep Guardiola akigera muri Manchester City, ikintu cya mbere yabanje kubaka ni defanse. Yanayishoyeho amafaranga menshi cyane ashoboka, baravuga ngo defanse ishowemo amafaranga agera kuri miliyoni 500 zose. So kugira ngo, ariko urabona ko byaramufashije bituma atwara ibikombe byinshi, akaba bivuze ngo niryo banga ryo kugira ngo umuntu abe yatwara igikombe mu by'ukuri. Niryo banga kugira defanse, atari defanse wenda muri starting 11 ukavuga ati mfite abadefanseri 4 ba mbere beza reka, ahubwo ugomba kugira na backup nziza, wivuga ati umudefanse niba dufite ikibazo cyangwa se wenda hari n'igihe umuntu abura forume, umusimbura nawe araba ari kureba kugira nyine amushyiraho pressure, wenda ukavuga ati ntago yakwirara nk'uko wari ubivuze. Ubundi defense nuko nanjye nabivuze, defense ni ubundi ukuntu defanda nibyo bituma utwara, nicyo gituma utwara ibikombe, nicyo gitanga ibikombe. So ako Arsenal nabyari kudefanda uko icyo gihe yaranatsindaga ko yatsinze Man City ibitego bigera kuri 5 byose ku busa, irongera inatsinda, akenshi yaranatsindaga cyane, si ukudefanda gusa. So iyo ni defense yayo. Mu kibuga hagati yakundaga gukina 4-2. Mu kibuga hagati yabaga afite Gilberto, afite Vieira, akagira Ljungberg ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande akakoresha Pires. Iyo tiyo yo hagati yo cyangwa abo bane bo hagati bo urumva ni bane wagiye ubona gute mu mavideo wagiye usubiramo no kugira ngo exactly twe twamenya what was going on with this team. Ikintu cya mbere navuga, ikintu cyagikenewe nuko suvati wenda ni bane bafite bahuje karite kareka, ahubwo nuvuga ati ni bane buzuzanya. Niba umwe ari attacking midfielder, undi wenda akaba ari defending midfielder cyangwa se holding midfielder, undi wenda akaba ari central midfielder, ubundi nicyo kiba gikenewe. So nk'ikintu navuga kuri aba bane bose baruzuzanyaga, ntago bose bari bahuje, ntago bose bari bahuriye ku kintu kimwe. Wasangaga wenda nka Vieira na Edu Gaspar yabaga afite nka karite hafi ya zose, yakinnye ari attacking midfielder, arongera akina ari holding midfielder. So urumva ni ntuza yaruzanyaga, buri wese abaga afite icyo ashoboye, so bahuza bakaba bakomeye kuba wamenera baro ya mbere bakayikina nta byo kuvuga ngo hari ikindi kibazo, no kwataka kandi mediane ikataka neza. Tuvuye kuri kubakinaga hagati, yakoreshaga Arsene Wenger yakunze kujya akoresha abataka babiri. Hano yakoreshaga Thierry Henry ndetse na backup. Iyi attaque yo noneho yaje no gusoza Thierry Henry ariwe ufite ibitego byinshi, kuko iyo sezo yasoje afite ibitego bigera kuri 30. Penalite zari penalite 7. Noneho iyo attaque yo wayivuga iki mu by'ukuri? Ya attaque ya Thierry Henry na Bergkamp ni attaque yari ishyashya cyane, iteye ubwoba no muri iki gihe, kuko niba hari umustriker mwiza abafana ba Arsenal birahira ni Thierry Henry. Ni nawe wabaga urebye asatira cyane, Bergkamp nawe akataka, ariko bigaragara nkaho we amugenda inyuma nyine. Thierry Henry akabanza, Bergkamp nyine nawe akaba ari aho hafi. So ni attaque yari ityaye ku rwego rwiza, bose bari abafinisha barenze, nicyo nabivuga. Bari mbega nabo bari biteguye, bari bameze neza cyane. So noneho nagira ngo turebe uko Arsenal yaje kujya ibaho nyuma ya Invisibles, kuko ubu tuvugana
icyo gikombe ndibaza ntikiheruka, imyaka imaze gushira ari 20, byapfiriye kugira ngo itongera gutwara Premier League imyaka ibishize ingana gutya. Abayikiniye muri icyo gihe bamwe baraje bayibera abayobozi, n'abayikiniye nyuma yayo, urugero nka Arteta ubu niwe mutoza wayo kandi yakiniye nyuma ya Invisibles. So ni iki cyahindutse muri Arsenal mu by'ukuri ku buryo iyi myaka ishize ari 20 itarongera gukora kuri Premier League? Ikintu navuga cyahindutse wenda na Arsenal nabishyiraho abakinnyi benshi. Urumva nka Edu Gaspar yahise ajya muri Valencia yo mu ntuza yo muri Espagne, igenda ibura n'abandi yashaka, ariko si icyo navuga, ahubwo n'andi makipe yaribakaga. Urumva yatwaye season 2-3-4, icyo gihe nibwo tara nka ba Wayne bari bari kuzamuka baza muri za Man U zibaka na za City, icyo gihe zari zikomeye n'ubwo bwose umva byagenze uko. So bibaho ikipe ikaza igatsinda nk'uko ikanatsinda neza ku rwego rwo hejuru, ariko abakinnyi bamwe ikahatakaza, cyangwa se ugasanga n'andi makipe kuko abayubaka avuga ati aho twaguye twarabonye, so turaza indi sezo tumeze uku nguku, bigatuma bakwiga kurushaho ukumenya ngo undiga runaka nyine bo bakazavuga ati ubushize ni iki, nyine bo bakwigiraho byinshi kurusha ibyo wabijyaho, kuko ni wowe uba nyine uri holding champion. So wenda byari kuba nk'umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, ariko ahangaha turi kuva imyaka irenze 20. So ndi kumva nk'ikintu Arsenal yagiye wenda ibura ni ukuvuga ngo wenda na mentalite nayo irakonta. So kuva bo wenda aho gufokasinga wenda ku maderby cyangwa wenda kumva ati wenda turatsinda match ikomeye. Arsenal ni ikipe yari imaze iminsi itsinda ama match akomeye, nako kwanza no na nyuma yaho match zikomeye nyinshi azitsinda, ariko uvuga ati twe turareba nyine long term project, tuvuga ati sezo yose nyine bo bagafokasinga kuvuga ngo kuri sezo nicyo kintu Arsenal isigaye bura muri no minsi. Bakabe bavuga ati wenda bagategura sezo yose, apana bavuga ati ni ukwitegura wenda match ikomeye ngo tuzatsinda gute City, tuzatsinda gute Liverpool, tuzatsinda gute Chelsea, tuzatsinda gute Man U. Bo bagatekereza nyine kuri sezo yose, apana ukibanda kuri match zikomeye gusa. Ibyo byaje kuba cyane abantu bakabona ko hari igihe cyageze iyi ekipe ya Arsenal bitewe n'uko abantu bayifanaga, nuko bari bayizi bayibona itozwa na Arsene Wenger. Umwe mu batoza niwe mutoza wahanganye cyane n'uwitwa Sir Alex Ferguson. None ririya hangana ryari hagati ya Sir Alex Ferguson na Arsene Wenger, ryo wagiye uribona gute, cyane ko ubu ngubu bisa nkaho tutarongera kubona mu by'ukuri abatoza babiri bakubana nk'uko byari bimeze. Abaheruka gukubana yari Pep na Jurgen Klopp. Nanone Jurgen Klopp asa nkaho asubiye inyuma gato, hazamo Arteta, ariko turabizi twese ko ari umunyeshuri wa Pep. Bigoye ko wahita uyifata nka kompetisiyo irenze cyane nk'iya Arsene Wenger na Ferguson. Iriya kompetisiyo yari iri hagati ya Manchester United na Arsenal ya kiriya gihe, iyo wabonye byaratewe n'iki kugira ngo Sir Alex Ferguson atsinde kenshi cyangwa se atware byinshi Arsenal, kandi ariyo basa nkaho bahanganye direct kurusha ayandi makipe yari aziri inyuma. Ikintu navuga, ikintu Ferguson wenda yakoreshaga, Ferguson yanaguraga abakinnyi beza. Urumva niba Ferguson azana Ronaldo amukuye muri Sporting, akazana ba Wayne nawe akuye muri Everton, akazana afite aba mediateur barenze ba Michael Carrick, afite ba defenseur barenze ba Rio Ferdinand, yari afite abakinnyi beza kurusha Arsenal. Nje ntago najya kuvuga ngo biribanda kunuza, biribanda navuga ngo ndibanda kuvuga ngo yego wenda iyo urebye ibigwi Ferguson ari hejuru ya Wenger, ariko na Wenger ari umuhanga. So icyo navuga, Wenger we yarebaga mbega ikipe
navuga yagiraga ekonomi nyinshi, we ntabwo yashoraga amafaranga menshi nk'ayo Ferguson yashoraga. Ikindi kandi na tactique zirakonta, so ikintu navuga ubundi nta muntu uburana nyine n'intsinzi y'umuntu yagutsinze aba yagutsinze, ariko na Wenger ntabwo ibyo yashoraga n'ibyo yatangaga, yashoraga makeya nawe umusaruro we nyine ntuze hejuru nk'uwa Ferguson washoraga amafaranga menshi, kuko tujya twumva bavuga nyine abakinnyi barenga bangahe, ukumva nk'umukinnyi wa Danger ngo yaragiye kuza muri Arsenal bikarangira byanze bitewe n'uko harimo nka Luis Suarez bamubwiye ngo yongereho amafaranga make, yongeraho ifaranga just rimwe ryonyine ngo ubwo yongeyeho. Ubundi Wenger ikintu nabyita we yashakaga nyine ko ntabwo ikintu yarwanyaga cya mbere ni inflation kabisa. We yagaga guta agaciro k'amafaranga kuruta kureba nyine icyo nk'umukinnyi azazana, kandi ugasanga umukinnyi wenda aragiye hanakoze nyine nk'ibitanga. Hari ibintu bimwe na bimwe byagiye biba mu by'ukuri hagati y'aba batoza. Ubundi ntabwo ari sawa yuko iyo umuntu muhanganye aba yagutwara bamwe mu bakinnyi b'ingenzi muri wowe, ariko byagiye biba hagati ya United na Arsenal, nk'umukinnyi wo muri Arsenal United ishaka agahita agenda. Urugero rwa hafi ni Robin van Persie. Ferguson yaramwifuje ahita amukura muri Arsenal. Byo ntiyari inenge kuri Arsene Wenger kurekura n'umwiza yari afite amutanga muri mukeba kandi bari guhanganira igikombe. Ikintu nabivugaho ni ibyo twavuga nyine byo kuvuga nyine ngo Wenger yangaga gushora amafaranga menshi, so Ferguson yari azi ko ibanga yari azi ko ari ugushora, niyo mpamvu we yaremeraga niba umukinnyi wamuhenze atitaye kuvuga ngo ajya kumukura ahantu runaka wakamugura. Ni nacyo kintu nshaka kuvuga, wenda n'ubu ngubu tubona biri kugenda bigaruka, ugasanga ubundi byagiye biba no ku makipe menshi, ariko hari nk'ukuntu ugasanga reba nk'ukuntu Cole Palmer yavuye muri Man City akaba ari kubica bigacika muri Chelsea. Reba ahandi byaba wenda reba nabo banabyicuza cyane, nk'ukuntu ba Toni Kroos bavuye muri Bayern Munich bakajya muri Real Madrid bagakora amateka. Ubundi niho bigenda bibera nyine, iyo ikipe irekura abakinnyi benshi bayo biba ari ikibazo cya hatari. Ni uko bavuga wenda nubwo wenda bitari successful, ariko iyo urebye nk'ukuntu nka Chelsea yagiye irekura abakinnyi ba Christian Pulisic, ibintu bakaba bari kwitwara neza muri AS Milan, ba Ruben Loftus-Cheek bakaba bari kwitwara neza muri AS Milan, wenda ukareba ba Kai Havertz muri Arsenal bari gukina neza. Ntabwo cyacyo gihe cyo kubarekura mu by'ukuri. Ntabwo iyo urekuye umukinnyi wawe w'ingenzi, so ubukoze amakosa akomeye cyane. Nk'ikintu nabivugaho nyine, Ferguson we byaga bigoye kurekura umukinnyi we w'ingenzi, kuko iyo urebye nk'umukinnyi barekuye wenda abantu bakabona nabyo wenda ubundi ikipe nkuru kirazira ubundi kurekura umukinnyi wawe w'ingenzi, kirazira kabisa. Kandi Van Persie yari umukinnyi mwiza, na nyuma yaho Arsenal usibye ko ubu bari kubikosora uno mwaka, ahubwo ubu basigaye bazana abakinnyi b'andi makipe akomeye, ariko nyuma yaho barekuraga nk'aba Mkhitaryan, ugasanga barekuye nk'aba Alex Sanchez muri Mkhitaryan, ugasanga barekuye nk'aba Alex Chamberlain, ugasaba barekuye nka Chamberlain. So ni ibintu Arsenal yagiye igira nyinemo ikibazo, ariko nyine nk'iyo urebye muri ino myaka ishize Arsenal yarabikosoye kabisa, ahubwo igisigaye n'uvuga ati barakosora iki kindi kugira batware igikombe. Icyo kintu umuntu yagakwiye kwibaza. Ukiri kuri aho ngaho, ntabwo baba baratangiye kubikosora batinze, ndetse no gufata gahunda yo kuvuga ngo noneho bamena banki bakagura amafaranga, bakagura umukinnyi uhenze. Urugero ni nk'igihe Arsene Wenger atangira kuzana ba Pepe, azana ba Aubameyang, nibwo wabonye ko azikutse kuri wa muco wo kuvuga ngo ntabwo ari burekura amafaranga, noneho
batangira kurekura amafaranga. Nibaza twabijyanira hamwe n'ikintu cyitwa structure mu buyobozi. Kiriya gihe umutoza niwe wafataga decision kuri byose, akavuga ati njye umukinnyi sindi burenza aya ngaya, ariko ngubu hari amabodi amufasha nka Arsenal. Ibyo bintu ijya kubyiga mbere siba nibiba byarayifashije ikaba ikomeye birenze uko tuyibona ubu ngubu, ndetse inafite ibikombe birenze ibyo tuyibona uyu munsi. Iyo ijya kuba yaravuye kuri uwo muco ikavuga ngo noneho reka dutange amafaranga tugura abakinnyi, ndetse abeza dufite ntitubarekure ngo bajye mu yandi makipe batwara ibikombe banadutsinda of course. Bitewe n'ukuntu Arsenal nyine yari ifite imico y'amakipe y'ubucuruzi, amakipe mato yavuga ati twe nyine wenda target yacu ni ugucuruza, kandi nanone ikaza muri Big Four igaguma yahatana ibikombe. Sibyo ko nubwo yego ntabwo yatwaye nyine major trophies, ariko n'ubundi ntabwo byabuje Arsenal ibikombe bisanzwe yari bitwaraga. Nk'ubu iyo urebye ubona Arsenal niyo ifite FA Cup nyinshi mu Bwongereza, so ibikombe bisanzwe byarabitwaraga. Nubwo nk'uko nabivuga, kuko iyo yabaga iri obsessed no kuvuga ati ikipe match ikomeye ngomba kuyitsinda, so bikarangira ibikombe bisanzwe bitwaye nubwo itatwaye ibikombe bikomeye. Ariko iyo iramuka ivuze ati twe turagira umuco w'ikipe nkuru, kuko n'undi Arsenal ni ikipe nkuru, ikavuga ati twe turibanda kuvuga umukinnyi mwiza wacu araguma, n'umukinnyi mwiza uri ahandi nawe tumurwanire kandi tumujyane. So nk'ubu ikipe yose igiye guhanganira umukinnyi Arsenal bibizi ko amahirwe ari make yawe. Nk'iyo urebye ukumva ukareba nk'ukuntu Arsenal yatwaye Declan Rice Man City, uhita ubona yuko Arsenal barahindutse. Ukareba hafi y'abakinnyi benshi beza ibirangira batsindiye. Umukinnyi yifuza kuri ubu ngubu ifite ubushobozi bwo kuba noneho yamuza, kandi ifite n'ubushake. Mbere ubushobozi yari bufite, ariko kuvuga ngo nyine mentalite yo ati uyu mukinnyi agaciro bamuha niko afite, nicyo cyaburaga. So ubu ngubu isigaye ihereza abakinnyi agaciro kuruta amafaranga. Okay, akaba ari ibyo rero kuri Arsenal yo kuva mu myaka yashize. Ako turebeye no kuri ubu ngubu tuvuzeho gatoya uko sezo iri kugenda mu by'ukuri. Edu Gaspar ni nk'umuyobozi wari ushinzwe, wari sporting director, yamaze gutangaza yuko uyu mwaka iyi sezo nirangira ntabwo azakomezanya na Arsenal, azahita yerekeza kwa Marinakis. Twamaze kumenya ko ariho agiye kwerekeza gushingwa ibikorwa byiwe, uyu boss wa Nottingham Forest n'andi makipe. Ni umwe mu bari bazanye iyi projet ya Trust the Process, bari bihaye gutwara igikombe muri uyu mwaka. Noneho urabona ni amahirwe angana gute mu by'ukuri kuba iki gikombe bacyambura City, dore ko ariyo igiheruka nubwo nayo bitameze neza. Ese uko urutonde ruhagaze na forma amakipe afite, Arsenal urabona ifite ayo mahirwe cyangwa se ifite ubwo bushobozi n'ubushake? Urebeye mu mikorere yayo muri iyi minsi, urabona ifite iyo nyota cyangwa se ubushobozi ndetse n'ubushake bwo kuba yatwara Premier League y'uyu mwaka? ntago rirarenga, ariko Arsenal ntago nyibona, ntago yatwara Premier League. Biragoye kabisa. Iyo urebye Arsenal urabona ntago iri seri ishize nabonaga yayitwara, na sezo yabanje nabwo nabonaga yayitwara, kuko ubundi wenda ikintu bayitegaga nabwo bikarangira cyifashe bava ntago irenga mu kwa 12, bayitegaga ubundi kwa 12 bavuga ati ntago kurenga, ntago bijya mu kwa mbere Arsenal iyoboye, wenda uyu mutego ukayifata. Ariko ubu ngubu noneho ubwo byapfuye hakiri kare, byapfuye yagiye itakaza kandi match zitagoye cyane. Urumva rero izigoye biragoye. Nk'iyo urebye yanganyije na Chelsea, irongera inganya na Liverpool, irongera itsindwa na Bournemouth, irongera inganya na Ntuza na Brighton, nubwo nabwo yari ifite umutuku, wenda icyo wagifata nk'impamvu. So ndetse itsindwa na Newcastle byongera, itsindwa na Newcastle. Arsenal mu myaka ibiri ishize, uyu mwaka niwo mwaka iri ahantu habi cyane kabisa. Urebye forme yakabaye ikomeza imbere, ariko kuko wenda ariko nanone si uvuga ngo
suvuga ngo wenda nugukomeza imbere kuko nabwo yagize ibibazo byinshi by'imvune bibura umutekinisiye wabo ba Martin Odegaard bande, ako uyu mwaka kabisa Arsenal biragoye kabisa. Igikombe ni hagati kwanza, igikombe amahirwe menshi ikipe ikiriho kabisa ifite amahirwe menshi ni Liverpool. So nk'ikintu navuga Arsenal ntago nyibare no sezo kuri ibyo bya Edu Gaspar kuvuga ngo agiye kugenda, wenda bo nabonye bari gushaka director of football wa AS Monaco Thiago Scuro, ni wenyine nawe n'umunya Brazil nka Edu Gaspar, wenda hari ikintu yaza nyine akongeraho nawe wenda ku bya Arsenal yari ikeneye. Uramukira aho ngaho ekipe yo gutwara igikombe mu by'ukuri ukuntu babyumva ntabwo ari ekipe yoba ngo havamo umwe twashira. Martin Odegaard avuyemo batakaje imikino myinshi ifatika. Iyi transfer bakoze ntabwo ziri kwikontirirwa mu by'ukuri, apart y'ibyo nta mwata kuri tipike twavuga iyi ekipe ifite. So bivuze ko biragoye kuba iyi ekipe yatwara igikombe. Unarebye hirya no hino amahirwe aracyahabwa City, Liverpool nabonye n'imibare opta Liverpool bayishyira inyuma ya Arsenal. Nanjye yego nyine nanjye ndi umuntu wenda ugenda kuri analytics, wenda nyine statistique, ariko ntago nanone nyine nkunda eye test, nyine nanjye nkunda kurebesha amaso yanjye nkareba icyama. Ntago wenda Ancelotti niyo sezo ya mbere muri Premier League, wenda reka tubivuge uko nguko, ariko ntago najya kuvuga ngo Arsenal ndayaha amahirwe cyase usibye na Arsenal na City. Ntago napfa kumva yuko izapfa guhangara Liverpool ino sezo, kuko ino sezo Liverpool niyo kipe iri tayari. Nkuko bivuze we waruvuze ngo umukinnyi umwe wenda ntago wenda yaba kamara ngo umubure w'ikibazo, ntago wumva ukuntu ikintu nk'urugero wenda rwa Rodri sezishize yaravunitse, City ijya mu bibazo, itakaza match wenda itigeze itakaza Rodri. Nino sezo aravunitse inabwo itakaje match enye zose zikurikiranye. So nje wenda uko icyo nabivugaho, umukinnyi umwe kabisa hari igihe usanga umukinnyi ari we mutima w'ikipe kabisa, so yabura ibibazo nyine bikavuka. Nk'iyo urebye wenda na Real, wenda tugiye nko ku ruhande rwa Real, nayo wenda ntabwo wabivuga, ariko iyo urebye usanga idafite nka Carvajal nyine, wenda niyo umukinnyi waba umusimbura yaba arenze, ariko nanone akenera ya pressure uvuga ati ko uyu munsi mbonye amahirwe yo gukina kandi nzi ko nicaje, wenda urumva niba nko mu kibuga wenda harimo nka Martin Zubimendi, akavuga ati ko ndi mu kibuga mbizi ko kuri bench hari Martin Odegaard, cyangwa se cyambonye amahirwe yo gusimbura Martin Odegaard, ndabigenza gute kugira ngo Martin Odegaard nyine mfirime yuko uno mwanya tugomba kugenda tusaranganya. Nicyo nyine niyo impact umukinnyi yatavunitse aba afite ku ikipe yose. So akaba nibyo rero kuri Arsenal, nuko tuyiciyemo muri make kuva ku mwaka wa Invisibles kugeza uyu munsi, ndetse n'amahirwe ifite yo kuba yatwara igikombe. Turagushimiye rero wowe ukomeza kubana natwe, ni iby'agaciro mu by'ukuri kuba ubana natwe. Kora subscribe kuri Elmo Pod, tujye tubana umunsi ku wundi, ndetse n'ibindi biganiro tugenda tuguhereza kugira ngo birusheho kugenda neza.